ubugingo bwawe no kwera kwawe kuva wampamagara ukanyimika burajya gucya nta muntu w'umuhungu usigaye kwa nabari nicyo nakumenyesha agasingo usaba uburenganzira kubera rero ko atasabye Imana ihagurutse umugore nuko urumva iyo utasabye ngo ikugire inama yiriya ranje gashaka ibyo kugutangirira firiya guhosha uburakari rega nta kuntu twakwigirana kumwe ngo tunanire Imana nibishoboka nigushoboka ntaguhari nintayigisha inama tukiri maguru mashya izashaka ibyo kuntangirira firiya no kumfrena ubwo arimo aturuka mu muhora wo mu ishyamba ngo ajye kuzimyaho kwa nabari ahura n'umugore w'umunyabwenge wabaye akabanda kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye urakoze nushagurukira ngaho kuba Uwiteka ubwe yarabonye ko atari byiza no kuvuga ko hari icyo uwo muntu yaburaga yego kandi ibyo yaburaga ni byinshi yego ariko byose cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino turabashimiye kandi turabakunda twari tubakumbuye muri aho hobe umoberere mugenzi wawe umubwire ngo amahoro y'Imana abe kuri wowe n'umuryango wawe n'abawe inshuti zawe Imana y'amahoro ibanezeze rero uyu munsi turanezerewe cyane ko Uwiteka yatwongereye umunsi wo kubaho kugira ngo tugire gute duhane ihumure dukora umurimo yaduhamagaye hakiri kare ese ibyo ni mu byibuka tugomba rero gukora umurimo wa data hakiri kare kugira ngo tutazavuga ngo iyo mba naramenye rero turanezerewe ko turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Zigirinshuti Michel nanone yaje kugira ngo aduhe ihumure atuganiriza tubwire ibyo tuzi tutazi neza cyangwa se tubwire n'ibyo tutari tuzi kugira ngo dusobanukirwe twese dufashanye muri urugendo mushumba turakwakiriye n'ikaze urakoze cyane Imana ibaduhera umugisha amen na Manuel udufasha ku buhanga bw'ibyuma turamwakiriye kandi tumusuhuza mu izina rya Yesu abadukurikira mwese Imana ibaha umugisha cyane kandi mujye mwibuka gukora subscribe ujye wibuka gukora kuri kantu urangiza ukore share utange uhereza abandi kugira ngo nabo bumve ibyo twumvise bikatwubaka nawe wubakwe hanyuma twubaka ubwami bw'Imana siko bimeze Imana rero ibaha umugisha kandi bagirire neza mushumba rero uyu munsi hari iki kiganiro cyama buri muntu wese akacyumva agasobanukirwa nabitekerejeho noneho iki ntabwo ari uwakimbajije ninjye wakibajije noneho ndavuga ngo reka mpamagare mushumba aze tubiganireho atwungura ibitekerezo urabizi ko tumaze iminsi muri campaign n'amatora abayobozi bacu turashima Imana rero ko Imana yaduhaye aho mafite nishimwe ariko rero nukuri naho ndi basabe ngo muri kinshima Imana yego ndashimira Imana ko amatora yasoje amahoro amina ko twatuye neza nukuri haleluya na mvururu mfite ishimwe rikomeye kumva imiryango irenga ndibwira irenga 5 yego yamaze gusohora ibyo bakuye muri observation yabo yego bavuga ukuntu twatoye neza amina bashima imiyoborere y'igihugu cyacu haleluya hanyuma rero aba president bamaze kuba uyu munsi babaye 6 cyangwa 7 niba ntibeshye bose boherereje ubutumwa bwo gushimira umukuru w'igihugu cyacu hako mushu ndakwemeye cyane uzi ko ukurikira ibintu byose Yesu Kristo Imana iguha umugisha ariko wari uzi ko hariho bavuga ngo biriya ntibabijyamo ariko nuko twaba tugiye kuvanye nuko twinjiye mu kintu kiganiro reka tubanze tunashimire iyo batabigiyemo harya ngo bajya mu bihe buri mugenzi bakumva n'iby'isi kujya kuvuga kwiyamamaza n'ibyiki kandi turi mu isi ni naho Kristo azavana itorero rijyana haleluya kandi turi mu isi ikenera ubuyobozi hanze menyesha abatwumva ariko ntiturajya kuri ikiganiro cyacu ubundi ahantu hose abantu barenze umwe uwo mwanya yego ubuyobozi buba ngombwa yego
ni nako babihugura abantu muri leadership bavuga ko ahantu hose hamaze kuba abantu barenze umwe hagomba kuba nk'umuyobozi yego noneho rero Bibiliya ikavuga yuko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana uvuga ngo ni Imana ibushyiraho kandi iriya jambo urebye ukuntu rivuga ubona rivuze yuko nubwo mutabusengera iyo ibushyiraho kuko bo wibereye aho yakabaye ihita ibona ko ibukeneye reka tubyite muri decentralisation mu kumanura ubuyobozi yegera abaturage isanga byanga bikunda hari umuntu ukwiye kubaba hafi niyo mpamvu mu magambo Paul yandikira Roma harimo ko ubutware bwose buva kuri yo harimo ko ubutware bwose buhana wabyumvise ugasanga Imana ishyigikiye ko ubutware buhana kuko buhana abanyabyaha mu migani ayo magambo arimo noneho rero ninde muntu ukwiriye kuba havuga ngo ubuyobozi ngo ni iby'isi ubuyobozi ni ibintu by'umubiri kandi tuwurimo nyine nawe reka turacyawurimo nawe turacyawurimo kandi niba uzaba mu gihugu icyo gihugu ukagikeneramo serivisi zitandukanye iyo ubonera ku isibo ku mudugudu ku kagari ku murenge ni gute utashima ko habaho ubuyobozi ubuyobozi rero bukajyaho mu buryo reka mvuge wenda bubiri hari ibyo bita nomination kunoma hakaba n'ibyo bita gutora ubu ugiyeho uri nome n'ubu ugiyeho witoreye ubwiza bwakabaye ubuhe ubwo witoreye urumva neza none nibaze rero niba umuntu aho atuye n'ubu bwashyirwaho bubaye nome adatoye arabwubaha natwe noneho kuba twitoreye nukuri abantu ntibagira ubwenge bave mu byo barimo turi mu isi turenyuramo tujya mu ijuru nanjye nkabo nabo nkanjye ariko bamenye yuko Imana ariyo yashyize ubuyobozi yego bari bamera umugisha mfite shimwe rwose ry'uko ibyo Imana yabikoze gusa umwanya wabyo ahubwo nahita mbikwereka byose abaperezida bamaze kohereza amatelegrame de félicitation abandi byagenze neza amen Imana ishimwe cyane ko Imana yaduhaye umuyobozi mwiza hariho umuhanzi yaravuze ngo ni Imana yihereye abanyarwanda pe rero turabishimira Imana ko tumufite abatamufite baramwifuza rero natwe abanyarwanda dukwiriye kumenya Imana yaduhaye niduharanire kureba ibitaratungana ngo hari ibintu rero ukavuga uti uyu muntu arabigira nkana arimo arirengagiza hari ikiganiro twize kuganira n'umukozi w'Imana Pastor Esther by'umusamariya w'umunyembabazi wamanutse agasanga abarewe n'abatambye bakikiye babyihoreye hanyuma we akunama agakora burya hari abadashaka kureba ibintu nk'uko biri bakumva ntibabishaka gusa ariko nyamara ibintu byiza birahari rero turashima Imana kubw'umuyobozi wacu Imana imuha umugisha n'umuryango we Imana ibaduhera umugisha kandi bakomereze ni ukungana no gufashanya yego Ibumbogo mu karere ka Gasabo aho kwiyamamaza kwabaye kubanziza inshuro ya nyuma yabereye Kicukiro yahavugiye ijambo rikomeye si uko n'ahandi yahavugiye yoroshye ndavuga iryo yavuze numva mari yaravuze ngo arabona ngo ibintu bigenda byikora yego ndetse tubanza kwibaza ibintu abona bigenda byikora bura nibi yego atanga urugero ku muminisita wari uyoboye umwe bari harayoboye babiri ati niba umwe yarazamukaga muri esanseri yagiye byagakungu k'abana bagiye kurya rifite muri esanseri undi akaba yari afite imyaka 4 igihugu kibohorwa nanjye nkaba narahunze mfite 4 ari njye wahunze mfite 4 nyoboye igihugu nari nahunze yego byo jambo rya Kristo ubu igihugu cyaborwa afite imyaka 4 dore ni minister yego kandi wa wundi wazamuka muri esanseri ari akagomo k'abana ari agakungu k'abana bakabasura kwirukana barayizamuka ajya mu kazi haleluya
dusanga dusoje ari amashimwe koko nawe ubwo ngo ibyo bintu uwavuga ngo yabigizemo uruhare ngo bibe uko biri uyu munsi yababeshye numva His arashimye muri iri jambo. Amina nukuri niko Gatuti yarahagazeho nyine yarashimye Imana yakirwe shimwe. Imana ihabwe icyubahiro nukuri turamukunda kandi turamusengera kugeza igihe Imana yamugeneye. Amen amen. Rero dukomereje muri iyo njyana mushumba ubwo twatambise narigiye kukubwira icyo nashaka ko tuganiraho kugira ngo n'abantu bakikubajije cyangwa cyo oya ni ijambo His Excellency oya ni muri birega by'nyine ku munsi wo kuwa mbere rwose ku mugoroba dutegereje kumva ibiva mu matora nanjye aho hantu nari ndimo hanyuma bamaze kuvuga intsinzi turaserebura turishimye noneho rero ari atwibwirira ati muri speech yatanze ndafata amaho kamwe niko nashaka ko tuganiraho aravuga ati ashimira umuryango we umuryango wanjye wambereye akabando ako narakumvise nanjye warakumvise yavuze akabando kankora ahantu ndavuga noneho rero mitankuramo inyigisho aho nicayeho niho nakuyemo inyigisho ndavuga atubera urugero mu bintu byose pe byiza noneho ndavuga niba umuyobozi wacu ashima umuryango wo kumubera akabando noneho ndeba imiryango irimo kuryana hano hanze ese ubu koko umugabo n'umugore ntago bakwiriye kubanira akabando umwe ahananiwe akamufasha bakagendana muri iyo misozi muri business mu bintu byose umwe yananirwa akamubwira ati ariko humura nkuri inyuma humura tuzatsinda humura tuzagerayo mbitekerezaho numva ndababaye ndavuga ariko mana kubera iki tutigira ku muyobozi wacu avuga ati umuryango wanjye wambereye akabando twarazengurukanye ahantu hose kandi koko nibyo mushu uzengurutse igihugu cyose uri wenyine ntabwo nta mbaraga wabona wavuga ariko kuki umuryango wanjye utanshyigikiye n'abantu babyibaza abantu babyibaza umudamu we yabarwaye cyangwa ntawe uhari noneho ukibaza ese uyu mugabo n'umugore bajya batekereza yuko buri umwe yashyigikira mugenzi we ndetse umwe nagwe mu cyaha cyangwa nagwe no mu makosa n'izo ngo nizisenyuke ese ni gute umugabo n'umugore baberana akabando ni gute umuryango twahereye ku mugabo n'umugore kuko umugabo n'umugore bubakitse iyo bafatanyije ni ukuri umuryango barawubaka neza n'abana bakabagenderaho ese ni gute umugore yabera akabando umugabo we ni gute umugabo yabera umugore akabando ese bipfirahe urumva natekereje byinshi kuri ako kabando ubwo urahera utubwira akabando ni iki ubundi akabando bwako ni iki akabando ni iki kuko njyewe hari ukuntu ndimo kukumva ariko noneho igituma uyu mugore n'umugabo bataberana akabando umwe akita undi akamwigiraho shyashya akamwigiraho mbese hari ibintu numva nifuza ko nibura badukurikira basobanukirwa akabando dusobanukirwa akabando icyo ari cyo ubundi akabando iyo mvugo akabando ikoreshwa iyo umuntu arimo kugashima no kugashimagiza uko kamufashije yego iyo cyabaye ikibando nayo ubwayo ni inyito yako yego ariko kiba ikibando mu guhura yego mu guhura mu gutunganya ibintu n'imyaka gutyo ndabizi kikaba akabando mu gusindagiriraho yego akabando kuva kera reka tuyite ko yari inkoni nini ndende inkoni nini icyo ni kimwe kandi ndende urumva idashobora kuvunika cyangwa guhetama urumva ayo magambo kuko ari atatu yego ikindi kandi ikaba yaragomba gusumba uyitwaza yego iyo yabaye iyo umuntu asumba aba ari inkoni wayirengukaho yego wagwa ariko kuva byabaye akabando kagomba kuba karekare kagusumba uzi impamvu kagusumba izi mezire zigusumba guturuka gusubira hejuru nizo ushora ahantu mu mukoki cyangwa mu mwobo wazishorayo n'ubundi kagumya ikikuramira umumaro wayo wari uwo gucumbagiriraho
umuntu bashobora kukimugegenera icyo kibando bashobora kukamushakira yavunitse yego ngo nuko acumbagira agere kwa muganga mu rugo atambagira aho ngaho ikindi mu zabukuru umuntu yashaje yahetamye asigaye atungurwa n'isereri ikizenga kikamufata bakayimushakira niyo mpamvu mwabonye ko ari imyaka umuntu atwara akabando yego hariho umunyamakuru wabaga kuri radiyo Rwanda ariko mana yanjye niba kibaho yitwaga Bizimana Nero wajyaga yamamaza umupira noneho ku munsi w'umupira akavuga ngo kama hauna mguu hayo mu Kiswahili gikeya ngaho tega amatwi wumve uzi gusemura kama hauna mguu shonga muti kama hauna muti tafuta lifti ufike pale kukajambo wagasemura niba nta kuguru ugira bagushakira akabando shonga muti bakugegenera akabando kandi niba nako nta kubonye shaka lift yego ariko ugere ku kibuga cy'umupira ugere ku stade turi umupira nakanu keza kana ga publicity rero ikibando kuva kera ni umumaro cyagiraga cyaragufashaga mu gihe cy'imvune cyaragusindagizaga unaniwe ukakifashisha ushaje intege zibaye nkeya maze hariho ijambo bavugaga kera mu mugani wa Kinyarwanda rivuga ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure harimo ubuzi gacibwa kare kakabikwa kure akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure mu by'ukuri babaga bavuze ngo iminsi irakwereka ko uri umunyambaraga ariko hari izo mbaraga zizashira zinanirwe unanirwa rero gace hakiri kare ukabike kure kagutegereze yego nshatse kuvuga icyaho ngaho rero akabando ni imbaraga Imana iha umuntu ngo zimufashe mu gihe akeneye izindi mbaraga urabyumva izi zibaye nke His Excellency kuvuga kuriya ni ukuri umuryango we kugendana nawe ahantu hose warababonaga yego cyane aho ageze hose aho agiye hose bakaba barahari reka twe kubyita ko zari inshingano buzuza yego ahubwo tubyita urukundo kubana nawe muri ibyo bintu byose kumushyigikira muri byose nk'uko twavugaga mu kanya abaye agenda wenyine akaboneka wenyine Rubavu akaboneka wenyine Ngororero Musanze akaboneka wenyine Gatsibo ni Kayonza akaboneka wenyine Nyagatare avuga ati ko banze umuryango w'urwaye ko ari wenyine byagenze biti urumva noneho ubwo ni umuryango noneho baze noneho harya inyuma yaho yabaga yicaye habaye nta bantu bahari ibaze none hageze agasanga nta bantu nawe yageze aho ngaho arabishimira ukabona yabuze imvugo bikoresha ayo magambo yabivugamo yo gushima muri kampeni zose zabayeho nawe ubwo yarabyivugiye nibwo habaye abantu benshi nukuri bivuga iki biriya ni urukundo rw'igihugu kugera ruzamura igipimo turagenda twisobanukirwa ni urukundo rw'igihugu rugenda ruzamura igipimo yego kandi mfasha abantu batwumva gukunda igihugu si icyaha si n'ikibazo cyabuza umuntu kujya mu ijuru no kuko ari ibyo ngibyo nuko atari umwanya wabyo twakwinjira ku Bisiraheli tukareba urukundo Abisiraheli bakundaga igihugu cyabo kandi baracyagikunda rero gukunda igihugu biragenda bizamura igipimo twagiye tubisengera Imana ngo Imana y'Abanyarwanda gukunda igihugu cyabo kandi Imana iratwumva ibishimirwe amen none akabando rero nuko kakoraga nicyo kafashaga umuntu akaba yagashinga ahantu hari umukoki akahatambuka umutsi w'ukuguru wa kwikanga bakamushakira kugeza igihe umutsi uzongera ugasubira ku mwanya wawo ibyo rero ni ubuzima busanzwe bw'umuntu babamo ariko mu mvugo y'umwuka noneho reka tubihuze na ya zaburi ya Dawidi ya indi tuzi ivuga ngo
uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Amen. Inshyimbo ye n'inkoni ye. Haleluya. Nibyo bimpumuza kandi nibyo bindamira. Haleluya. Yego. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Iyo nshyimbo n'inkoni ye twigeze no kwivuga hari igihe kimwe niba hasi mbizi tuvuga inkoni n'inshyimbo kuki byombi abitwara. Inkoni niyo kuragira, inkoni niyo gucyamura, inkoni niyo kugarura, inkoni niyo gutya. Ariko inshyimbo yo niyo kuzirebera imyobo icyo bita imitarwe, niyo kureba uburebure bw'umukoki, yego, ni niyo kureba uburebure bw'ibuga, kuko inka iyo zashotse amazi zishobora gushoka amazi atemba, cyangwa zigashoka ayiriba badahira. Wabyumvise? Ayo badahira mu iriba bashyira mu kibumbiro ayo nta kibazo, ariko iyo zishoka umugezi bisaba ngo azirebere, harareshya hati. Ibyo rero ni ibintu by'ingirakamaro n'umumaro w'akabando. Tumva wakomeza ikindi washaka kumbaza niba hari igihari. Yego. Twavuga ngo ni gute mbese umugabo n'umugore baberana akabando. Yego, urakoze cyane. Umugabo n'umugore kuva kera Imana ibahuza, tubanze tubirebe mu itangiriro. Yego. Hahandi mu gice cya kabiri 18 hasome twumve. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Urakoze mushagurukira aho ngaho. Kuba Uwiteka ubwe yarabonye ko atari byiza, ni ukuvuga ko hari icyo uwo muntu yaburaga. Yego. Kandi ibyo yaburaga ni byinshi. Yego. Ariko byose kuko iyo turebye hepfo irimo ifata ibyemezo tubona hari ibyo yavuze ku mugore n'ibyo yavuze ku mugabo. Nitugera mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 naho turasanga umugore ari umumaro cyane ku mugabo n'umugabo ari umumaro cyane ku mugore. Nitugera mu Befeso 5:22 kugera kuri 20:7 hose turasanga umugabo ku mugore we ari ingenzi, umugore ku mugabo ni ingenzi cyane. Nakabando rero. Yego. Nakabando pe. Mu byukuri hari ibintu watumye ntekereza ukimara kumbaza kino kibazo. Natekereje abagore babaye ingenzi cyane muri Bibiliya. Abo bagore bangarutse mu mutima ukimbaza ku kabazo. Yego. Reka duhere ku mugore w'umugabo witwa dusanga muri Samweli wa 25. Yego. Hareba urebe icyo avuga. Samweli wa mbere 25. Umurongo wa mbere. Ntabwo twasoma hose. Turasoma imirongo mike cyane. Bukeye Samweli arapfa. Abisirayeli bose baraterana. Ni igice cya 25. Samweli kangahe? Samweli wa mbere. Yego. Abisirayeli bose baraterana. Yego. Kugira ngo byihute jya ahangaha kuri uyu murongo. Ibintu bya Nabali. Yego. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani. Hariho umugabo w'Imawoni, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 5,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigayeli. Nushaka kugarukira aho ngaho nawe nashakaga kuko inkuru zabo z'iyi couple z'uyu muryango ni ndende cyane, zifite imirongo igera kuri 32. Ku isomo yose rero byadutwara umwanya. Kandi kuvuga ni iki rero, urabona ko uyu mugabo yari umutunzi, ari umukire, ariko Bibiliya imuvugaho ko yagiraga ubwenge buke. Nanze kuvuga ko imwita ikigoryi. Yari umugabo ufite ubwenge buke. Uti yabugize gute? Muri cya gihe nyine ngo yaragishishije
inka ze n'amatungo byose biri mu rugishiro nibwo Dawidi n'ingabo ze bari mu ishyamba murebe ukuntu Imana izi guhuza ibintu nkurikira aha ngaha mwumva ukuntu Imana izi guhuza ibintu wumvise ko zanatinzeyo kugeza ubwo bageze kuri periyode yo kuzikemura ubugoyi reka tujye kuzogosha kugira ngo kuzogosha kandi babikoraga muri season runaka noneho ingabo za Dawidi ziriyo sibyo reka tuvuge ngo wenda zikirengeye ishyamba zibasha gufasha abashumba ba Nabali kubafasha iki kubamenyera amayira kubamenyera amabuga yo gushoraho kubamenyera ahantu habi zone mbiri inyamaswa nk'abantu bamaze igihe hehe mu ishyamba noneho nihuse Dawidi yaje rero gufata igihugu ataragifata mu mbabarire ataranagifata akiraho mu ishyamba urabizi ko kugishisha bijya birangira tukagishuka inka zigasubira mu mago y'iwabo hanyuma rero umunsi umwe uwo mugabo akora umunsi mukuru urimo ibiryo urimo ibyo kunywa Dawidi n'ingabo ze nabo bakaba bari mu ishyamba ariko uvuga nk'abantu bari mu ishyamba bakubiswe n'akantu k'inzara nyine sibyo kabakubise atuma abagaragu ko namenye ko wa mugabo yakoze umunsi mukuru ko yabazi ibimasa yashyize hasi mwagiye mukamubwira muti Dawidi aradutumye ngo ibuka ya neza yakugiriye abashumba bari mu rugishiro maze uzimanire ingabo ziramusonzanye hariya mu ishyamba rwose wumva nawe kugira ngo umugabo yerura atume gutya bikomeye cyane umva ikintu cy'ubugoryi uyu mugabo yakoze ingabo abagaragu bageze kwa Nabali bamuhaye message bahagaze nk'aho rwose kujya hafi y'ibaraza nawe ahagarara nk'aha mu muryango w'ibaraza ry'inzu ye avugana agasuzuguro ngo Dawidi ko ntamuzi basha umva se mwene Yesayi ninde nkamumenya umva umuntu utazi kandi ukavuga se Dawidi ninde ko ntamuzi mwene Yesayi ninde ngo mumenye ibyo byari binahagije burya iyo umaze kabiri ikindi si nubwo namumenye mwe namenya muvuye kwande wenda muri inzererezi yanga kubazimanira atyo arabibima baragenda kanze mvuge akabando rero kanze mvuge ukuntu umugore yabaye akabando aha ngaha biratubwira ngo ariko abagaragu bo kwa Nabali haleluya kuko bazi yuko uyu mugore ngo Abigayili ari umunyabwenge icyo kintu ngo bari bakimuziho amujya ati mabuja muri bwa bwenge Imana yakwihereye ugira uko ugenza kuko urugo ruri mu mazi abira ati kubera iki mabuja nuko utahabaye hano haje abantu b'abashyitsi babonana na boss sikabo bobita uri wa boss baramufunguza arabasuzugura bareba nabo babwira naba arabatukara bahindanya mbese bagiye nabi mu byukuri kandi haleluya igihe twari mu rugishiro nibo babanye natwe nibo batumenye ishyamba nibo batumenye inyamaswa ziri nibo batumenye amariba n'amabuga twakwiraho nibo batumenye imihora myiza mabuja nukuri ugira ikintu wakora ineza batugire ntiyarakwiriye kubitura kubabwira kuriya umugore yikoza mu gikoni yegera abajabe ababwira kwarura kuri buri nkono yose atiriwe abaza n'umugabo afata umuhungu umutwara tifata indogobe sha yerekeza nkwereke indogobe imwe itwara y'amasafuriya n'ibisorori byose indi itwara ubugwe umugore noneho ngo agenda imbere amaturo amuzi inyuma akatwita amaturo Bibiliya irambwira ngo ahura na Dawidi mbaza uti bahuye Dawidi ajyahe za ntumwa zimubwiye uko Nabali yabashubije Dawidi yagiraga ikintu cyo kugisha Uwiteka inama kamubaza ntere cyangwa ne gutera
uwo munsi yarabajije ntabwo yabajije uwo munsi ahubwo umva ukuntu yavuze uwo munsi yego yavuze ngo mana urabizi ko najyaga nkubaza nkakugisha inama yego ariko uyu munsi sinzi kukubaza dikareka nje kukwimfuminga kukumenyesha ndagiye kwa Nabali kandi ahiye ubugingo bwawe no kwera kwawe kuva wampamagara ukanyimika yego burajya gucya nta muntu w'umuhungu usigaye kwa Nabali nicyo nakumenyesha agasingo sa burenganzira kubera rero ko atasabye Imana ihagurutse umugore nuko urumva iyo utasabye ngo ikugire inama yiriya ranje gashaka ibyo kugutangirira firiya guhosha uburakari rega nta kuntu twakwigira no kumwe ngo tunanire Imana ntibishoboka ntigushoboka ntabwo uhari nintayigisha inama tukiri mu maguru mashya izashaka ibyo kuntangirira firiya no kumfrena ubwo arimo aturuka mu muhora wo mu ishyamba ngo ajye kuzimyaho kwa Nabali ahura n'umugore w'umunyabwenge wabaye akabando Mana ndagushimiye ahura n'umugore wabaye iki akabando wibuke aho wahereye mbaza iki kibazo yego afite akabando haleluya afite akabando noneho biratubwira ngo Abigayili amwikubita imbere amuha ibyo amuzaniye byose arangira aramubwira ati rwose babarira umugaragu wawe urugo rukira gutyo rukirwe nande n'umugore w'umunyabwenge akabando karakenewe kubashakanye haleluya nkuko umusaza yabivuze n'umugabo kandi akwiriye kumerera cy'umugore yego kuko umugore ashobora kuba nta mbaraga afite nta buryo afite yego mu ntege nke ze afite no mu miterere yabo rikamvuye ngo yanyu Imana ibihereye kuko mu rwandiko rwa Petero haravuga ngo ni inzabya zoroshye zidahwanije natwe gukomera hanyuma ijambo ry'Imana kavuga ngo mubereke ubwenge mu byo mubagirira byose burya iyo umugabo yeretse ubwenge umugore we akamuha urukundo kuko n'inshingano zacu abamubereye iki akabando wose umugore umwe nkubwira undi se barahari benshi umunsi umwe Pilato yari yicaye mu ntebe nk'uko twicaye ngo arimo aca urubanza rwande rwa Yesu umugore ntabwo yaranahari yakora iki mu rukiko gusa ngo amutumaho gusa ariko Mana niba yaranditse akantu urumva mesaje zitaza muri telefone niba yaranditse agapapuro gatoya ako twita pitimo agaha umwana umukozi ati ihute ushyira umutware nusanga nahagaze avuga ukarambika imbere gusa yego karavuga ngo umutware witonde mu byo ukorera uwo mukiranutsi witonde kumucira urubanza kuko iri joro hari icyo narose namurose ibintu bikomeye akoze akabando nakabando Mana ishimwe cyane haleluya noneho reka wenda twifashishe no mu itangiriro kandi hora hasoma 24:67 tangiriro 24 umurongo wa 67 Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara aramurongora aba umugore we aramukundwakaza Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije urakoze cyane urumva kumwe birunda akabando Isaka yazanye nde Rebeka mu ihema rya nyina Sara aramurongora umugore we amukorera iki aramukundwakaza ariko Rebeka nawe agira ati amumara umubabaro wa nyina Sara wari muzi iminsi apfuye urumva buri wese nakabando kuri mugenzi we umwe yushuje aho atuzuye hundi ndebera abacamanza 13 wenda sorry aho tugarukira abacamanza 13 yego umurongo 22 n'uwo 23 maze Manowa abwira umugore we ati nukuri turapfa kuko turebye Imana umugore we aramubwira ati iyaba Uwiteka yashatse kutwica naba yemeye igitambo cyacu cyoswa cyangwa icy'amafu y'imeke naba yatweretse ibyo byose kandi naba
yatubwiye nk'ibyo muri iki gihe. nk'ibyo muri iki gihe. Yewe. Urakoze cyane. Hallelujah. Aba babyeyi bombi ni ababyeyi ba Samusoni. Uyu ni wa munsi Marika yari yabasuye ababwira inkuru kuzabyara Samusoni. Yewe. Ubwo Samusoni rero yanavuga rwose. Noneho muzi ko asura urugo yahasanze umugore. Ahantu muhumve neza hakabando yahasanze umugore. Ndetse na message Marika azanye aba ari we yiha. Amuha amabwiriza yose, kwirinda ibisindisha, kwirinda kurya ibihumanye, ko agiye gusasamira akabyara umwana w'umuhungu, ko uwo mwana ari uzatangira gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Yego. Aha. Manowa ngo agaruke mu rugo, umugore imutekereza. Ati burya mumaze kugenda ngira umushyitsi. Ndati umushyitsi uvuye he? Nabwo ngo yavuye he? Gusa ngo ibintu bikomeye. Nawe se kuri imyaka tumaze tutabyara, umuntu wamwe ngo ngiye gusama indara. Ndati nguye n'umugabo ndetse n'umugabo. Ahubwo niba natagaruka karakubaho. Bibaye ari muri iki gihe byaba ari ibibazo. Yes. Havuye umugabo mu rugo. Kuzasama inda. Habaye iki? Ni iki cyabaye? Icya mbere ndabona ko acunga ntari. Yego. Icya kabiri kucya tungurana. Yego. Kucya kubwira iryo jambo. Icya gatatu kucya vuze ibyindaze. Urumva n'ikibazo. Aha ngaha byaba bikomeye muri iyi minsi. Yego. Ariko no muri kira gihe Manongo araza ati mva niba uwo mushyitsi ko ari umushyitsi muzima. Dore nta kuri twamutumaho ngo nagaruke. Ariko ikiguhesha amahoro nuko umushyitsi agaruka. Nanjye akabyivugira mpibereye. Yego. Akiriretsa gutya akirivuga umushyitsi aba abaragaruka. Hallelujah. Batman shimwe kwaje. Mana nari mu mazi abira. Umva urakoze mushyitsi kubugarutse. Ngaho nakwibwirire. Ya message yose ayisubiramo ko yayimuhaye. Noneho uko Manowa agenda aba convince, afashwa, ahinduka, atera ubwoba na message. None se natubwira so mwaturutse mukaduha ka adresse. Natnaye ngo hayi. Akazina basi. Akazina. Oya. Izina rikomeye riteye ubwoba. Basi umuntu yaza kubona ati ngo nibisohora azareba akantu kwitira. Basa nagushimira. Nagushimira nibura. Wewe tegereza nibisohora uzatubona. Ese basi ngo uhagaye nukazamuka nese ukajyane. Nta hene yawe nshaka. Ese we abona byose yabyanze. Ku kintu cya gatanu yamusabye amwe ati ngaho nyemerera basi. Ntambira witega igitambo kandi igitambo kiri hano. Yego. Ati okay icyo cyunda kikwemereye. Cyunda cyemeye. Participation kwa tendinga ndabikwemereye. Kubera ubwira Manowa ntiyabazi. Birabonga satuye marcyo gusa camuka. Gucimbura ariko yumvaga ari buhite wa muntu amucika. Ninjya mu byibaga aratinda kandi kangire nyira satura gusa. Ashyira hari. Ai ngo gishyira mwarya. Wa mukisa bari bizamukira cyo. Azamuka rya amaguru avaza. Ariko mvuye mizamukire namwe nagaretse kariye. Ni gutya. Arazamutse. Wa mwotsi w'igicandiro n'igitambo umuzamukaho. Yego. Ngo buntu mushitaragiye yinjiye mu bicu yinjiye mu ijuru na wa mwotsi n'ihene byose birinjirana. Ego mana yanjye. Birakomeye. None avanye y'amaso rero ko yakararamye gutya bimenga byo rugigariraye. Yego. Ngo yubonye avuga ati turapfuye. Ntabwo tubaho ntabwo tubaho turebesheje Imana amaso ku manywa yawe. Hallelujah. Ntabwo tubaho. Hallelujah. Mva kabando rero. Yego. Mudamu ati oya mutware. Humura. Mva kabando ariko. Humura ntabwo dupfa. Yego. Ntabwo dupfa. Mfite ibimenyetso by'uko Imana itazanwe no kutwica. Icya mbere. Iyo ivuze ngo no kutwica ntiba yemeye igitambo cyawe. Nukuri. Kuriya kuzamuka iracyemeye. Icya kabiri. Hallelujah. Ntago iba yatweretse ibi byose. Yego. Icya gatatu ntiba yatubwiye amagambo nk'aya meza atya muri kino gihe. Ahumuriza. Arahumuriza. Hallelujah. Amen. Nakabando nshuti yakristo. Nakabando musho. Imana ihabwe icyubahiro. Ngabo. Amen.
mushu imana iguha umugisha ndawakire mu izina rya Yesu. ndizera abadukurikiye ko ni ukuri musobanukiwe akabando dusenga ndumva turi busengera umugabo n'umugore basobanukirwe yuko mugenzi we yamubera akabando akamukura mu makuba akamukura mu kaga kandi bakagera aho imana ishaka yuko baba ikindi nari nakubajije nacyo ndumva bagisubirije mwaha bashoboye kumva icyo akabando kavuze akumva yuko imana kugira ngo yemere ko umugabo irema umugabo n'umugore nuko yagira ngo umwe azabera undi akabando umwe azafasha undi ahazaba adashoboye nari navuze ndetse buriya mu itorero ariko ubwo nahise nisubiza nacyo nyibaza ndavuga ese umushumba w'itorero runaka wahamagawe nyabyo Kristo ashumbye imbere ye akabando ni gute yabera abantu abari imbere ye baje warahamagawe ni benshi batahamagawe dufite muri iki gihe pe biyita abashumba kandi ni ukuri batabikwiriye ubona imbuto zabo ukavuga ariko nk'ibi ni iki ariko kuko tutari imana kandi imana irabihanganira kugeza igihe izasarura rwa rukungu n'amasaka bigenza rero nkibaza ariko se aba bashumba koko babera abo bashumbye akabando ko tubona imijugujugu irimo hagati y'abashumba n'abashumbwa ni gute aba bantu buri umwe yabera mugenzi w'akabando ushumbye yakubwira ati mushumba nyamara hariya ukuntu wimitse bariya abantu ntabwo ari byo uriya muntu ndamuzi hari ibintu akora bimeze bityo na bityo ariko kuko mufiteho inyungu abakubereye akabando abakubereye ijisho tubwira ati nyamara hariya bigenda bityo cyane cyane iyo bivuze iminsi mikuru nyirizi ntaraba yego tubwira ati mushumba mwagize akazi kenshi kandi mwabera hose icyarimwe ariko nkatwe tubana muri quartier nta buhamya bwiza afite ni ukuri hanyuma umushumba ntabyumva akamwimika noneho nyuma byazaba wa wundi banze kumva aravuga atawa narababwiye ariko mwanga kunyuma niyo bigize ingaruka amera nko reka mvuge ngo yabakina ku mubyimba vuga ati ni mugume hamwe n'ubundi nababwiye yewe reka nkubwire ukuntu rero baberana akabando cyo kimwe turakivuze cy'inama cyo kumurebera yego ariko umushumba nawe afite ukuntu yabera abakristo be akabando ndabyibuka Mose ayoboye Abisiraheli yego kandi nabwo yaragitangira imirimo mu by'ukuri urebye imirimo y'ubuyobozi nibwo yarakitangira icyo gihe byaramugoye ngo akumva abantu bamubereye umutwaro kubera iki kandi byamuvunaga burya havunika umuntu ukora yego n'ubundi ngo nuko Mose ntiyashumbye Abisiraheli nk'umuyobozi usanzwe no ajwe ahubwo yabashumbye kibyeyi yabashumbye nk'umubyeyi nusoma igitabo cyo kubara ariko twahasomyeho gato wenda ntituramberane cyane tugana ku musozo cya 11 murongo uhere ku murongo wa mbere twumve ariko ntituhasome hose tugire imirongo dukuramo kubara 11 murongo wa mbere twumve haravuga ngo ubwo bwoko buritotomba Uwiteka yumva ko ari bibi abyumvise uburakari bwe burakongezwa umuriro w'Uwiteka wicana muri bo ukongora abo ku iherezo ry'amagando yabo wumva ko bakongoye ucamwe n'iki nuko bivovose bitutumbye manuka ugiye ku murongo wa 10 Mose yumva abantu barira umuntu wese arirana n'inzu ye barira mu miryango yabo baririra hehe mu miryango y'amazu yego barira mu miryango y'amahema yabo uburakari bw'Uwiteka bukongezwa cyane bibabaza Mose abwira Uwiteka ati niki gituma ugirira nabi umugaragu wawe niki kimbujije kukugiriraho umugisha ukanyikoreza aba bantu bose h'umutwaro nasamye inda y'ubu bwoko bwose
nijye wababyaye ni njye wababyaye ko unegeka kubaterura kubaterura nk'abatengamatira mu gituza nk'uko umurezi w'umugabo atenganira umwana wonka nkabajyana mu gihugu wasezeranije ba sekuruza nakura he inyama zo kugaburira ubu bwoko bwose ko bandirira imbere bati duhe inyama tuzirye sinabasha guheka ubu bwoko bwose byenyine kuko buremereye simbushobore niba ungenza utya ndakwinginze nyica mveho niba nkugiriyeho umugisha ne kubona ibyago byanjye mwumvise mose nababwiye ngo gushumba kugira ubwo birenga gushumba kwa administration ukamera nk'umubyeyi ngewe nigeze nsama inda y'ubu bwoko aba bantu narabatwise narababyaye ko mbona ntegeka kubatenga amatira nk'uko umurezi w'umugabo atenga amatira umwana mu gituza oya biramvuniye cyane ariko ijambo nshaka kubabwira ni iryo jambo rivuga ngo aho kugira ngo ubice nkubona ubatwika bari njye ugira ute bari njye wica uko ni ukubaka abantu kwitambika ukamera nk'utambamiye uburakari bw'Imana ngo abantu babeho reka dusoreze mu kuva 32 umurongo wa 33 n'uwa 32 umurongo wa 33 ibice 32 umurongo wa 33 yego bukeye bwaho Mose abwira abantu ati mwakoze icyaha gikomeye none ndazamuka nsange Uwiteka ahari ndabona uko mbitwarira uryo jambo mwakoze icyaha gikomeye ariko uyu munsi nagira nte ndazamuka nsanga Uwiteka ahari ndabona uko mbitwarira yego komeza hepfo 31 Mose asubiraho Uwiteka ari aramubwira ati nyamuneka nyumvira ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko bwiremeye Imana y'izahabu ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo byaba byiza ari uko byaba byiza ari uko mwera kubabarira icyaha cyabo byaba byiza ariko nutabyemera mpanagura mu gitabo ibaze dufite abashumba bangaye muri no minsi bakora gutya wasengera isengesho ni bakeya mana ndaje abantu bawe bakoze icyaha gikomeye pe ndabyemera nawe kandi urabizi yego ariko emera ubabarira icyaha cyawe mubikora ibyaha byiza biraba byiza ariko niba wumva muramaje guhana bari ngiye ugira ute guhana nukuri mu kubara yarabisabye none hano naho yarabisabye hose avuga ngo mana basa bari ngiye wica ikiro ni ukubera umukumbi akabando umushumba bakabando guti mu guhugura kwikurana imitwaro kubabarana n'abababaye kwishimana n'abishimye aya magambo uko arane arakwiye hagati y'umushumba n'abashumba guhugurana kandi bikoze mu bugwaneza kwikorana imitwaro kubabarana n'abababaye akishimana n'abishimye ibi bintu Uwiteka arabishaka ku bakozi b'Imana Rwanda 8 niko havuga turasome rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8 haravuga ngo ibisigaye mwese muhuze imitima mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima
yego uwa cyenda oya ureke ni ubu gusa urumva ko hadusaba kubara n'abababaye kwikorana imitwaro kwishimana n'abishimye. Yesaya 66 umurongo wa 10. Yesaya 66 umurongo wa 10. Yesaya 66 umurongo wa 10. haravuga ngo mwishimane ni Yerusalemu, muhanezererwe mwabahakunda mwese. Haleluya. Namwe abaharirira mwese mwishimane naho kuko munezerewe. Haleluya. Urumva hari ukuharirira hababaye, hakwishima namwe mukishimana. Mwishimane ni Yerusalemu mwese, abaharirira mwese mwe, kandi abahakunda muhanezerwe kuko ubu ngubu umahoro kuweho. Imana nishimwe. Abaroma 12 umurongo 15. Abaroma 12 umurongo 25. Abaroma 12 25. Abaroma se 12 yego wa 15 sorry wa 15 mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Naho nashaka. Amen. Ni icyo kintu ijambo ry'Imana dusaba kuberana utubando. Mbera kabando mu gihe mberewe nabi, zakwereka abantu mu gihe itahana umeze nabi. Ijambo ry'Imana dusaba. Imana ibahe umugisha mushumba. Ndumva dusobanukiwe akabando icyo ari cyo, uretse kwirengagiza tukigira nkana, ariko mugabo mugore mushumba wowe nawe mu Kristo ukeneye gusobanukirwa icyo Imana yakuvuzeho. Bera akabando mugenzi wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nawe uzakenera ko bakubera akabando. Imana ibahe umugisha mushumba, mwadusengera kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe akabando. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye uyu mwanya tumaze tugabura ijambo ryawe, tuvuga kuri iri jambo akabando n'icyo Bibiliya ikavugaho. Dawidi yaravuze ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe niyo muhumuza n'ibigumu bimukomeza bimuramira. Turagushimiye ko mu gihe gikomeye kiba giye utubera akabando, kandi wagiye uduha n'abantu bo kutubera utubano mu bihe bigoye. Erega ntabwo uri Imana iboneka ngo ugaragare abantu bakone kuri tere ugenda n'amaguru, ahubwo icyo gihe ugiye kwikora ukoresha bamwe muri twebwe. Niyo mpamvu twagiye twumva bamwe bashima abandi ko bababereye akabando, nuko ari we waje muri bo ukorana nabyo by'ubutwari. Turabigushimiye Mana, komeza ubigenza utyo ku mugabo n'umugore, komeza ubigenza utyo kuri bene data n'abashiki bacu, komeza ubigenza utyo kubashumba n'umukumbi bashumbye, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe twigishije ijambo, kandi nitwumva amagambo nk'aya tujye dusaba kuyashyira mu bikorwa. Urakoze kuzadushoboza, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.